Aka update ni channel yihariye ikuzana amateka akomeye yaranze isi kuva rimwe kugeza uyu munsi. Hano dusangira amateka y'abantu badasanzwe ko bagize uruhare mu guhindura isi n'ibyo bavumbuye byanduye ubuzima bwa muntu. Urasanga amateka y'ibihugu n'imico yabyo, inkuru z'abantu bafite ubwenge n'ubushobozi budasanzwe, biremwa bidasanzwe byabayeho cyangwa bivugwa mu mateka, amabanga n'ibyabaye byahinduye amateka y'isi. Aka update nurakomeza gukungukira ibitekerezo, ugatekereza kandi ugatangazwa n'ukuri. Ukuri kwa mateka. Niba ukunda kwiga, utekereza no kumenya aho isi yavuye n'aho igana, iyi channel ni yawe rwose. Kanda subscribe, ushyire itafari ryawe kuri aka update. Niba unyurwa n'ibyo dukora, shyiraho uruhare rwawe twereke ko turi kumwe. Kanda like, twereke igitekerezo cyawe cyakugirira akamaro. Andika comment, usangize ubumenyi bwawe, igitekerezo cyawe cyangwa inama yawe. Kuko inama zanyu nizo zituma iyi channel yanyu aka update urushaho kunguka ubumenyi buhambaye. Kanda share, usangize abandi ijwi ryacu rigere kure kuko muri imbaraga za aka update. Ubwami bwa Ottoman bwatangiye mu mpera z'ikinyejana cya 13 agana mu 1299. Buyobowe n'umugabo witwaga Osman wa mbere. Osman wa mbere yari umuyobozi w'itsinda ry'abarwanyi n'Abaturukiya. Bari batuye mu gace ka Anatolia aho uyu munsi ari Turukiya. Icyo gihe ako gace kari mu bibazo bikomeye kuko ubwami bwa Georgisk Empire bwari busigaye bufite intege nke cyane. Ubwami bwa Byzantine Empire nabwo bwari butangiye gusenyuka. Ibi byasize umwanya mu bantu nka Osman wo kwagura ubutaka no gushyiraho ubutegetsi bushya. Osman yari afite igihugu kinini mu ntangiriro, yari afite agace gato cyane ariko yakoresheje ibintu bitatu by'ingenzi: intambara n'ubutwari. Osman n'ingabo ze barwanyaga cyane Byzantine, bagenda bafata uturere twinshi buhoro buhoro. Imyemerere n'ihuriro ry'abantu. Yitaga umurwanyi w'iyobokamana, akarwanya abatari abayisilamu. Ibi byatumye abantu benshi bamushyigikira, harimo n'abarwanyi baturutse ahandi. Ubuyobozi bwiza. Yashoboye guhuza amoko y'abantu batandukanye, akabaha umutekano n'ubuyobozi buboneye, bituma abantu bamwiyumvamo. Mu gihe Osman n'umuhungu we Orhan ubwami bwe bwatangiye gukura cyane, bafashe umujyi wa Bursa wahise uba umurwa mukuru wa mbere. Batangiye kwinjira mu mugabane w'Uburayi, bashyizeho inzego za mbere z'ubutegetsi, igisirikare, imisoro n'amategeko. Ibi byanangiriye kuba igihugu gikomeye aho kuba itsinda ry'abarwanyi gusa. Ubwami bwa Ottoman bwakuze vuba kubera intege nke z'abaturanyi babo, aho bari baherereye ahahuza Europe na Asia. Ubuyobozi bwe bwari bufite gahunda n'icyerekezo. Nubwo bwatangiye ku butaka buto, Abanya-Ottoman bari bafite intego yo kwagura ubutaka, guteza imbere ubucuruzi, kuba imbaraga zikomeye mu karere. Ibi byaje kugerwaho nyuma y'imyaka mike gusa cyane, igihe abantu bafataga Constantinople mu 1453. Mu by'ukuri intangiriro z'ubwami bwa Ottoman zitwereka ko igitekerezo gito gishobora kuvamo ikintu kinini cyane. Ubuyobozi bwiza bushobora guhindura amateka. Amahirwe ava mu bibazo n'intege nke z'ibindi bihugu. Ashobora kubyazwa umusaruro w'ubwami bwa Ottoman. Bwatangiye ku muntu umwe n'agace gato, ariko buhinduka kimwe mu byubahiro bikomeye byabaye mu mateka y'isi. Ifatwa rya Constantinople ni kimwe mu byabaye byahinduye amateka y'isi ku buryo bukomeye cyane. Mbere y'1453, Constantinople yari umurwa mukuru wa Byzantine Empire, umujyi ukomeye cyane mu bucuruzi n'umuco n'ubwirinzi. Huriramo inzira ziva muri Europe zijya muri Asia. Ariko icyo gihe ubwami bwa Byzantine bwari busigaye bufite intege nke cyane, bwugarijwe n'ibibazo by'ubukungu n'intambara. Umusultani ukiri muto witwaga Mohammed wa kabiri niwe wafashe icyemezo cyo kwigarurira uyu mujyi. Yari afite intego eshatu zikomeye: gufata Constantinople kugira ngo Ottoman ibe imbaraga zikomeye ku isi, gusoza burundu ubwami bwa Byzantine, kugira umurwa mukuru ukomeye uhuza isi. Intambara yatangiye muri Mata 1453, irangira muri Gicurasi uwo mwaka. Byari byihariye muri iyi ntambara. Intwaro z'akarataraboneka. Ottoman yakoresheje imbunda nini cyane zari zitarigeze ziboneka mbere, zashoboraga gusenya inkuta zikomeye za Constantinople. Inkuta zikomeye z'umujyi. Constantinople yari izwiho inkuta zikomeye cyane, zari zimaze imyaka irenga 1000 zirinda umujyi. Amayeri yo mu nyanja.
Mohamed wa kabiri yakoze igikorwa gitangaje, yanyujije amato ku butaka hejuru y'imisozi ayinjiza mu nyanja y'imbere Golden Horn. Ibintu byatunguranye cyane ifatwa ry'umujyi. Ku itariki ya 29 Gicurasi 1953 ingabo za Ottomani zinjiye mu mujyi. Umwami wa Byzantine Constantine wa kane Palaiologos yiciwe ku rugamba, Constantinople igwa burundu. Ibi byashojwe nk'uko Mohamed wa kabiri yinjira mu mujyi awugira ubwami bwa Ottoman. Iherezo rya Byzantine Empire ifatwa nka Constantinople ryahise rirangiza burundu Byzantine Empire yari imaze imyaka irenga igihumbi. Ottoman yigaruriye inzira zose z'ubucuruzi hagati ya Europe, Aziya. Abanyaburayi bahise bashaka n'iyindi nzira yo kugera muri Aziya batanyuzaho. Ibihe by'ubuvumbuzi. Kubera izo mpinduka, Christopher Columbus yagiye gushaka inzira nshya ajya muri Aziya ahura na Amerika. Hatangira ubukoloni n'ubucuruzi mpuzamahanga bushya. Istanbul iba umurwa mukuru ukomeye. Constantinople yahinduye izina iba Istanbul, iba umurwa mukuru ukomeye w'ubwami bwa Ottoman imyaka myinshi. Iba ikigo cy'umuco, ikigo cy'ubucuruzi, n'ikigo cy'ubuyobozi bw'isi by'Abamerezia. Ifatwa rya Constantinople rifatwa nk'iherezo ry'igihe cya kera no gutangira igihe gishya, kuko ryahinduye ububasha bw'isi, ryahinduye ubucuruzi mpuzamahanga, ryatangiye ibihe by'ubuvumbuzi n'impinduramatwara. Ibi byabaye mu 1453 si intambara isanzwe. Igikorwa cyahinduye icyerekezo cy'isi yose. Ifatwa rya Constantinople ryatumye ubwami bwa Ottoman buba igihangange, izitangira guhinduka mu buryo bushya, hatangira amateka mashya y'isi tugezeho uyu munsi. Ubwami bwa Ottoman bwageze ku rwego rwo gutegeka ibice binini bya Europe, Aziya na Afurika, n'inkuru y'iterambere rishingiye ku mbaraga za gisirikare, ubuyobozi bufite gahunda, naho bwari buherereye mu buryo bwihariye. Katubisobanure mu buryo burambuye. Ubwami bwa Ottoman bwatangiye muri Anatolia muri Turukiya y'ubu, ahantu hahuriye imigabane ibiri Aziya na Europe. Nyuma yo gufata Constantinople mu 1453, bwabonye umujyi uhuza isi, igenzura inzira y'ubucuruzi, umurwa mukuru ukomeye cyane nka Istanbul. Ibi byabaye nk'umuryango ufungura inzira yo kwagura ubwami mu mpande zose. Ingabo zikomeye kandi zifite ubuhanga. Ubwami bwa Ottoman bwari bufite igisirikare gikomeye cyane, harimo Janissaries. Aba bari abasirikare b'indashyikirwa batoranywaga bakiri bato, bagatozwa cyane, bari indahemuka ku bwami gusa. Bakoreshaga intwaro zigezweho, bari bafite discipline idasanzwe. Ottoman yakoresheje imbunda, gunpowder weapon, mbere y'ibihugu byinshi, bituma itsinda ryabo ritsinda vuba mu ntambara. Abami b'ubwami bwa Ottoman bari bafite icyerekezo gikomeye. Urugero rukomeye ni Suleiman the Magnificent. Ku butegetsi bwe, ubwami bwe bwageze ku rwego rwo hejuru cyane. Yaguye mu Burayi, Hungary, Balkan. Yateje imbere amategeko n'imiyoborere. Ottoman yigaruriye Balkan, Hungary n'ibice bya Australia. Yageze hafi gufata Vienna inshuro ebyiri, ibintu byerekana imbaraga yari ifite. Yategetse Anatolia yose, Turukiya y'ubu, ibice by'uburasirazuba bwo hagati, ibihugu byera by'Abayisilamu nka Mecca na Medina. Ibi byayihaye icyubahiro gikomeye ku isi y'Abasiriya. Muri Afurika yigaruriye Misiri, Libya, Algeria na Tunisia. Ibi byayihaye igenzura ry'inyanja ya Mediterane, igenzura ry'ubucuruzi bwo muri Afurika y'Amajyaruguru. Kubera aho bwari buherereye, ubwami bwa Ottoman bwagenzuraga inzira z'ubucuruzi hagati ya Europe, Aziya na Afurika. Ibi byatumye bwinjiza amafaranga menshi, ubu igihugu gikize bushobora gutunga igisirikare gikomeye. Ottoman niyo yategekaga abantu bose ku buryo bumwe. Yashyizeho uburyo bwitwaga Millet system. Abakirisitu, Abayahudi n'Abasilamu bose bari bafite uburenganzira bwo kuyoborwa mu buryo bwabo. Byatumaga babaho amahoro n'ituze mu bwami bunini. Ubwami bwa Ottoman, ikigo cy'umuco n'ubumenyi, ikigo cy'ubwubatsi, imisigiti minini nka Boromosko, ahantu hahurira imico itandukanye. Ibi byatumye bukomeza gukomera no gukurura abantu benshi. Impamvu nyamukuru zatumye bugera kure mu ubwami bwa Ottoman bwabashije gutegeka imigabane 3 kubera aho bwari buherereye, igisirikare gikomeye kandi cyateye imbere, abayobozi bafite icyerekezo, ubukungu bukomeye bushingiye ku bucuruzi, imiyoborere yohereza abantu batandukanye no kubana.
ubwami bwa Ottoman ntabwo bwabaye bunini ku bw'amahirwe gusa, bwari bufite imbaraga, ubuyobozi, uburyo bwo guhuza isi, niyo mpamvu bwabashije gutegeka ibice binini bya Europe, Aziya na Afurika, bugahindura amateka y'isi kugeza uyu munsi. Igihe cy'izahabu cy'ubwami bwa Ottoman cyagezweho ku butegetsi bwa Suleiman the Magnificent 1520 kugeza 1566. Igihe gifatwa nk'igihe ubwami bwari bugeze ku rwego rwo hejuru mu mbaraga, ubukungu, amategeko n'umuco. Suleiman yari umwami wa 10 w'ubwami bwa Ottoman yitwaga the Magnificent mu Burayi kubera ubukire n'imbaraga ze. Kanun umushyiraho amategeko mu baturage be kubera uko yateguye amategeko. Yari umuyobozi w'intambara, umunyapolitiki ndetse n'umushyigiki w'umuco n'ubuhanzi. Mu gihe cye ubwami bwa Ottoman bwageze ku bunini budasanzwe. Yafashe Hungary n'ibindi bice bya Balkans, yatsinze ingabo za Holy Roman Empire, yageze ku gufata Vienna, yigaruriye Iraq n'ibindi bice by'uburasirazuba bwo hagati. Yagenzuraga inzira z'ubucuruzi z'ingenzi. Yagenzuye Misiri n'amajyaruguru ya Afurika, yagize imbaraga zikomeye ku nyanja ya Mediterane. Mu gihe cya Suleiman, ingabo za Ottoman zari mu zikomeye ku isi. Abajanizari bari bafite gahunda, ubuhanga n'imyitozo idasanzwe. Yakoresheje cyane imbunda n'ibisasu, yatsinze intambara nyinshi bituma ubwami bwe butinywa cyane. Ikintu cyamashije izina rikomeye cyane n'amategeko yashyizeho. Suleiman yateguye amategeko asobanutse ku misoro, ubutaka n'ubutabera. Yashyizeho ubuyobozi bukora neza mu gihugu, yubahirije amategeko ku buryo bwatumye abaturage bagira umutekano. Niyo mpamvu yiswe Kanun, umwami w'amategeko. Ubwami bwe bwari bukize cyane kubera kugenzura inzira z'ubucuruzi hagati ya Europe na Asia. Icyambu cya Constantinople cyari ikigo gikomeye cy'ubucuruzi, byatumye ubwami bwinjiza amafaranga menshi, bubasha gutunga igisirikare n'ibikorwa remezo. Iki gihe cyane n'igihe cy'ubwiza bw'umuco, hubatswe imisigiti minini n'inyubako nziza, ubugeni, ubuvanganzo n'ubushakashatsi byateye imbere. Abahanga n'abanyabugeni benshi bashyigikiwe n'ubwami. Ubwubatsi bukomeye cyane muri iki gihe ni Mimar Nisan, wubatse inyubako zizwi cyane muri Istanbul. Ubwami bwa Ottoman bwari bugizwe n'abantu b'amoko n'amadini atandukanye. Suleiman yakomeje uburyo bwa millet system no kwemerera abantu kugumana imyemerere yabo. Ibi byatumye habaho ituze n'ubumwe mu bwami bunini. Ottoman yari ifite imbaraga zikomeye ku nyanja ya Mediterane. Yatsinze ibihugu byinshi byo ku nyanja, yagenzuraga ubucuruzi bwo ku nyanja. Ibi byatumye bihangangiye ku butaka no ku nyanja. Igihe cya Suleiman the Magnificent cyitwa igihe cy'izahabu kubera ubwami bwageze ku bunini bukomeye cyane, kubera igisirikare cye cyari gikomeye kurusha ibindi, kubera amategeko n'imiyoborere byari ku rwego rwo hejuru, ubukungu bwari bukomeye, umuco n'ubuhanzi byari byarateye imbere. Mu by'ukuri ku butegetsi bwa Suleiman, ubwami bwa Ottoman bwabaye nk'igihangange cy'isi, bwategekaga imigabane 3, bwubashywe kandi butinywa, bwateje imbere amateka y'isi mu buryo bukomeye. Iki nicyo gihe cyatumye izina ry'ubwami bwa Ottoman rihora rivugwa kugeza uyu munsi. Uko ubwami bwa Ottoman bwabaye hagati y'inzira z'ubucuruzi bukomeye ku isi ni imwe mu mpamvu zikomeye zatumye buba igihangange. Ibi ntibyabaye ku bw'amahirwe, byaturutse kuva aho bwari buherereye, bwagenzuraga inzira z'ubucuruzi n'uburyo bwabubyazaga inyungu. Ubwami bwa Ottoman bwari mu gace ka Anatolia muri Turukiya y'ubu, ahantu hahurira Europe, Aziya. Nyuma yo gufata Constantinople mu 1553, bwabonye umujyi ukomeye cyane, uhuza inzira zo ku butaka n'izo ku nyanja, uri hagati y'inyanja ya Mediterane n'inyanja y'umukara, ufite ibyambu byinjizwamo ibicuruzwa byinshi. Ibi byatumye Ottoman iba nk'urugi rw'ubucuruzi ku isi. Mbere yuko amato akora ingendo ndende cyane, ubucuruzi bwinshi bwanyuraga ku butaka, cyane cyane ku nzira izwi nka Silk Road, inzira y'ubudodo. Inzira yahuzaga China n'ibindi bice bya Aziya. Europe, ibicuruzwa byanyuragamo ubudodo, ibirungo, zahabu n'ibindi bikoresho by'agaciro. Ubwami bwa Ottoman bwari hagati y'inzira, bivuze ko nta bucuruzi bwari bushobora kugenda butabuciyemo. Bwagenzurwaga ko ibicuruzwa bitambutse. Ottoman yanagenzuraga inzira zo ku nyanja, cyane cyane inyanja ya Mediterane n'inyanja y'umukara. Izi nzira zahuzaga Europe, Afurika na Aziya. Amato yazanaga ibiribwa, imyenda, ibikoresho by'ubukorikori, kubera Ottoman yari ifite imbaraga nyinshi mu bucuruzi bwo ku nyanja. Kubera ko bwagenzuraga inzira zose, ubwami bwa Ottoman bwangukaga mu buryo bwinshi. Bishyuzaga amafaranga mu bacuruzi banyuraga mu bihugu byabo, ibi byinjizaga amafaranga menshi cyane.
bashoboraga kugena ibiciro by'ibicuruzwa, bashoboraga gufunga cyangwa gufungura inzira z'ubucuruzi. Imijyi nka Constantinople yabaye amasoko akomeye, ibigo by'ubucuruzi mpuzamahanga ahurira abacuruzi baturutse ku migabane yose. Yoherezaga ibicuruzwa byaturukaga muri Aziya, yakiraga ibicuruzwa n'ikoranabuhanga, yoherezaga ibirungo, imyenda n'ubumenyi, yakiraga zahabu n'ibindi bikoresho. Afurika y'Amajyaruguru yari igice cy'ubwami, yoherezaga zahabu, umunyu n'ibindi bicuruzwa. Ibi byatumye Ottoman iba nk'ikiraro gihuza isi yose. Uruhare rw'ubwami bwa Ottoman rwagize ingaruka zikomeye ku banyaburayi bashakaga izindi nzira, kubera ko Ottoman igenzura inzira zose. Abanyaburayi bashatse inzira zo kunyura mu nyanja bajya muri Aziya. Ibi byateye ibihe by'ubuvumbuzi, Age of Exploration, kuvumburwa kw'indi migabane. Christopher Columbus yageze muri Amerika, atangira ubucuruzi bushya ku isi, guhinduka k'ubukungu bw'isi. Ubucuruzi bwimukiye ku nyanja, imbaraga z'ubukungu zitangira kuva muri Ottoman zijya mu Burayi. Impamvu bwabashije kubikora: mu ncamake, ubwami bwa Ottoman bwabaye hagati y'inzira z'ubucuruzi zikomeye, kubera aho bwari buherereye hagati ya Europe, Aziya na Afurika. Kugenzura imijyi n'inzira z'ingenzi nka Constantinople. Imbaraga za gisirikare zatumaga ntawe ubaca ku ruhande. Ubuyobozi bushoboye gucunga ubucuruzi. Ubwami bwa Ottoman bwari nk'umutima w'ubucuruzi bw'isi, buze Europe, Aziya na Afurika, bugenze uko ibicuruzwa n'ubukungu bw'isi bigenda. Bwahinduye amateka y'ubucuruzi ku isi yose, niyo mpamvu bufatwa nk'imwe mu nkingi z'ingenzi zateje imbere isi ya none. Kugwa k'ubwami bwa Ottoman ni inkuru ndende, yagiye iba buhoro buhoro mu kinyejana cya 19 n'icya 20, igasozwa burundu nyuma y'intambara ya mbere y'isi. Ntabwo bwahise busenyuka rimwe, ahubwo bwagiye bugenda bucika intege mu byiciro byinshi. Cyambere no gutangira gucika intege, decline. Impamvu nyamukuru ni abasultani batangiye bafite imbaraga nk'iza mbere. Ruswa n'imiyoborere mibi mu nzego z'ubuyobozi, igisirikare cyari cyaratangiye gusaza cyangwa kudatera imbere. Intambara nyinshi zakesheje. Ubwami bwa Ottoman bwatangiye kwinjira mu ntambara nyinshi, cyane cyane n'ibihugu by'Uburayi nka Russia na Australia. Izi ntambara zatwaye amafaranga menshi, zatwaye ubutaka bwinshi, zasize ubwami bufite intege nke. Urugero, Ottoman yatakaje ibice byinshi bya Balkans mu Burayi. Gusigara inyuma mu ikoranabuhanga. Mu gihe Industrial Revolution yabereye mu Burayi, Europe yatangiye gukoresha imashini z'ikoranabuhanga zigezweho. Ubwami bwa Ottoman bwo ntibwateye imbere vuba. Ibi byatumye igisirikare cya Ottoman gisigara inyuma. Ubukungu buragabanuka, ibihugu by'Uburayi bibarusha imbaraga. Ubwami bwagize ibibazo bikomeye by'amafaranga, bwafashe imyenda myinshi mu bihugu by'Uburayi. Ubucuruzi bwatangiye kunyura mu nyanja butagikeneye Ottoman. Imisoro ntiyakusanywaga neza, ibi byatumye ubwami buba nk'ubwishingikirije ku bandi. Imyivumbagatanyo n'ubwigenge bw'igihugu. Mu bwami harimo amoko menshi n'ibihugu byinshi. Mu kinyejana cya 19, ibihugu byo muri Balkans byatangiye gusaba ubwigenge, habaye imyivumbagatanyo myinshi, ibi byatumye ubwami butakaza ibice byinshi. Ubumwe bwabwo buracika. Kwivanga kw'ibihugu by'Uburayi. Ibihugu bikomeye byo muri Europe byitwaga Great Power byagiye byivanga mu bibazo bya Ottoman, bishaka kugabana ubutaka bwayo. Niyo mpamvu Ottoman yitwaga umurwanyi w'Uburayi, the sick man of Europe. Intambara ya mbere y'isi. Iyi niyo yabaye iherezo ry'ubwami bwa Ottoman mu 1914. Ottoman yinjiye mu ntambara iri ku ruhande rwa German, ariko yatsinzwe n'ibihugu by'ihuriro Alliance. Ingabo zayo zaratsinzwe, igihugu cyarasenyutse. Isenyuka burundu ry'ubwami mu 1922. Nyuma y'intambara, ibihugu byatsinze byagabanyije ubutaka bwa Ottoman. Umusultani yakuwemo, ubwami buraseswa mu 1922. Hahise havuga igihugu gishya cya Turukiya kiyobowe na Mustafa Kemal Atatürk. Impamvu nyamukuru zatumye bugwa: ubwami bwa Ottoman bwaguye kubera ubuyobozi bwagiye bugabanuka imbaraga, intambara nyinshi zatwaye ubutaka n'amafaranga, gusigara inyuma mu ikoranabuhanga, ibibazo by'ubukungu, imyivumbagatanyo y'ibihugu bigize, gutsindwa mu ntambara ya mbere y'isi. Kugwa k'ubwami bwa Ottoman ni urugero rwerekana ko n'ubwami bukomeye bushobora gusenyuka. Imiyoborere mibi n'ihindagurika ry'isi bishobora guhindura amateka, kandi ko isi yari ihinduka kandi utabasha kuyikurikira usigara inyuma. Ubwami bwa Ottoman bwamaze imyaka irenga 600, ariko amaherezo burangwa busiga amateka akomeye cyane ku isi. Umurage w'ubwami bwa Ottoman ni munini cyane ku isi, kuko nubwo bwaguye bwasize ibintu byinshi bikiriho kugeza uyu munsi, mu bya politiki, umuco, ubukungu n'imibereho y'abantu.
Umurage mu bwubatsi n'umuco. Ubwami bwa Ottoman bwasize inyubako zidasanzwe n'umuco ukomeye cyane mu mujyi wa Istanbul wahoze ari Constantinople. Zimwe mu ngero harimo imisigiti minini n'inyubako z'ubwiza buhebuje, isoko rinini rikiriho n'uyu munsi, imyubakire yihariye, umwubatsi ukomeye wabigizemo uruhare ni Mimar Sinan. Ibi byagize ingaruka ku myubakire y'isi y'Abasiriya no mu Burayi. Umurage mu miyoborere n'amategeko. Ubwami bwa Ottoman bwari bufite uburyo bwihariye bwo kuyobora igihugu kinini kirimo abantu batandukanye. Hashyizweho amategeko akomeye mu gihe cya Suleiman. Habayeho uburyo bwa millet system bwemereraga amadini atandukanye kwiyobora. Ibi byagize ingaruka ku buryo bwo kuyobora ibihugu byinshi, multicultural governance. Kugeza n'ubu imiterere y'ibihugu byo muri iki gihe. Nyuma yo kugwa k'ubwami, ibice byabwo byahindutse ibihugu byinshi byo muri iki gihe. Urugero harimo Turukiya, ibihugu byo muri Balkans, ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Imipaka n'imiterere y'ibi bihugu byinshi byaturutse ku mateka ya Ottoman, umurage w'idini n'umuco. Ubwami bwa Ottoman bwagize uruhare rukomeye mu gukwirakwiza idini rya Islam, umuco w'Abaturukiya, ariko kandi bwari ubwami bwemerera amadini menshi, bwubaha Abakristo n'Abayahudi. Ibi byatumye habaho kubana kw'amadini atandukanye mu gace kanini k'isi. Umurage mu bucuruzi n'ubukungu. Ottoman yateje imbere ubucuruzi mpuzamahanga, yahuje Europe, Aziya na Afurika. Yubatse amasoko n'ibyambu bikomeye, yateje imbere imijyi n'ubucuruzi. Ibi byagize uruhare mu kubaka ubukungu bw'isi ya none. Umurage mu by'umuco. Ubwami bwa Ottoman bwasize indimi n'amagambo yakwirakwijwe mu bihugu byinshi. Ibiryo nk'amasahani yo mu burasirazuba bwo hagati, imyambarire n'imigenzo. N'uyu munsi umuco wa Ottoman ugaragara mu bihugu byinshi byahoze biri mu bwami. Umurage mu bya politiki mpuzamahanga. Amateka y'ubwami bwa Ottoman yagize ingaruka zikomeye ku isi ya politiki. Intambara nyinshi z'isi zifitanye isano n'aho bwari buri. Kugabanywa kw'ibice nyuma ya World War y'intambara ya mbere y'isi byateje ibibazo bikiriho n'ubu. Bimwe mu bibazo byo mu burasirazuba bwo hagati bifite inkomoko muri ayo mateka. Umurage w'ubwami bwa Ottoman utwigisha uburyo bwo kuyobora abantu butandukanye, akamaro k'aho igihugu giherereye, uko ubukungu n'ubucuruzi bihinduriza, ko ubwami bukomeye bushobora kugwa. Nubwo ubwami bwa Ottoman bwaguye, umurage wabwo uracyariho mu mijyi nka Istanbul, mu miterere y'ibihugu byo ku isi, mu muco w'ubucuruzi n'imiyoborere. Nibwo buryo bwatumye ubwami bwa Ottoman butazibagirana mu mateka y'isi, kuko ingaruka zabwo zikigaragara kugeza uyu munsi. Murakoze cyane kuba mwakomeje gukurikirana update kugeza hano ku musozo w'iyi nkuru. Niba iyi video yagize icyo ikunguraho, kanda like, kora share, kandi ukande subscribe kuri channel yacu kugira ngo utazacikanwa n'andi makuru mashya tubagezaho buri munsi. Ntibagirwe gusiga comment, tubwire uko wabonye iyi nkuru cyangwa ibindi wifuza ko twazabagezaho ubutaha. Mukomeze gukurikira update aho tubagezaho amakuru yihuse, asesenguye kandi yizewe. Murakoze cyane, turabashimiye urukundo mudahwema kutwereka. Tuzongere kutubana mu yindi nkuru nshya kuri Update. Ukunda imbyino gakondo, ukunda inkera y'abahizi, itorero urwibutso rw'abato, dutumire mu birori byawe maze ducinye akadiho. Ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa. Hose mu gihugu turagera, twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina General Entreprise urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0788 305122. Itorero urwibutso rw'abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa.